Anabaua siku yote. Community international kunaona asisema hata kitu. Mwese muri abarundi? Ko abarundi mwari mwaraje muri benshi? Ina niho haba ubuzima rero. Mwebwe nta kibazo mwagize muri iyi mirwano? Inzara gusa ni ibitaro bya gisirikare nahanga. Ni ibi? Ni ibi ngibi ni ibitaro bya gisirikare. Nahanga no bita ku park. Ubu abari ibitaro ariko M23 ntayirimo. M23 ntagihari. Dore basi ambulance yarasigaye. Ikibara bitaye baragenda. Stade y'u Burundi hari idarapo. Iracyakora se? Baragiye. Basize idarapo rya. Giye kubagezaho amakuru update kuri update. Mwumvishije ko abarundi bari kuvuga ko abahakoreraga bagiye basize ambasade bagasiga idarapo ryabo, kandi abarundi bakomeje batubwira yuko bose ari abarundi koko, kandi icyo bahuriyemo nacyo cy'ikibazo giteye ubwoba mu ntambara yabaye hagati ya M23 na FARDC. Batubwiye yuko ingorane bahuye nazo nuko babuze ibyo kurya, ngo usibye inzara yabariye. Bavandimwe rero dukomeje kumva andi makuru atubwira ku bijyanye nuko Ububirigi bwafashe gahunda yuko gashaka kuzana igitutu ku Rwanda, u Rwanda narwo rukababwira yuko kubera impamvu z'uko bari kuzana igitutu cy'uko ngo M23 irwanye na FARDC bikaba bibyaye ibindi. U Rwanda narwo rwasubije Ububirigi ruvuga ruti niba ari ibyo guhera ubu ngubu cyangwa se guhera ku mishinga twari dufitanye guhera 2024 kugeza 2029 ibaye ihagaze imishinga y'iterambere, imishinga y'amajyambere, kuko u Rwanda rwabonye ko nta amajyambere yo kuba bari kurutunga agatoki babashora mu ntambara. Bityo rero iyo mishinga hagati y'Ububirigi yahagaze. Muri aya makuru rero murumvamo ukuntu uwo bita Gatoni umunsi w'ejo hashize yafashe gahunda yo gutuka abanyarwanda n'abanyarwandakazi, ababwira yuko ngo ari imisiba cyangwa se ari iminyorogoto ku bijyanye no gukoresha imbuga nkoranyambaga. Muri aya makuru rero muraza kumvamo ibijyanye nuko abantu bari kwivovotera perezida w'u Burundi Ndayishimiye, bavuga ko ikibazo cy'uko avuga ko abanyarwanda bateje ikibazo ngo atari ikibazo, ahubwo ikibazo ari uko ari gufata abana u Burundi bw'ejo hazaza, agafata imbaraga zabo akazijyana muri Kongo, naho yakazijyanye guhinga imishike kugira ngo babe bakira inzara bafite. Bavandimwe rero turi kumwe namwe, turakomeza tubagezaho amakuru kuri update. Aha muri iki kiganiro mwumvishijemo na Sikovia Umutesi, aho yagiye gutara amakuru ajyanye n'intambara hagati ya M23 na FARDC. Ngira ngo mwamwumvishije ari kubaza abarundi ibibazo kugira ngo amenye asobanukirwe ayadutarire neza. Ni wa munyamakuru wanyu rero Josiane Official. Ni mbanje kubashimira kubwo kudukurikira umunsi ku munsi. Turashimira abanyamuryango b'iyicano Josiane Official, mwadukoreye subscribe, share na comment, ndetse n'ababashije kuba bakishimira iterambere tugezeho nabo twavuga ngo Imana ibahe umugisha. Reka rero twumve iyi nkuru yimbitse uko ihagaze. Turahera ku Bubirigi. Ububirigi mu gihe cyahashize ubwo twabyigaga mu mateka cyangwa se wenda twebwe ntitwari duhari, ariko uko byanditswe nuko imbuga nkoranyambaga zanditse, Wikipedia ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zanditse ku bijyanye n'Ububirigi, tubona ko Ububirigi bwagize uruhare mu kureberera cyangwa se mu kureba abantu bari gukora amabi bica abandi bakareberera. Bityo rero u Rwanda rurashinze Ububirigi ko mu gihe cyo muri 1994 Ababirigi barebereye iyo nuzari iri kuba, ayo marorerwa yarari kuba, bakanga kuba batabara abantu bari kwicwa. None nubu u Rwanda ruri gushinza Ububirigi ko
bari kwivovota ko iyo ntambara iri kuba kandi bakaba bari kubishyira ku Rwanda, bityo u Rwanda rwarebye ruravuga ruti ntabwo twabaho twisembereza, guhora twisembereza mu bantu twabihaze, kuko igihe bahereye ni kera. U Rwanda rwafashe umwanzuro ruravuga ruti kubera impamvu z'uko muri kwemerera Kongo kuba yakoresha gahunda yo kuba yakica abantu igendeye ku moko, nk'uko mwatugenje ubushize mukaba muri kuvuga ati Kongo nikomeze ibe yarwana na M23, cyangwa se muvuga muti M23 ntikwiye ko kuba kamagana abari gukoresha iyo gahunda yo kwica abantu bagendeye ku moko. Kubera iyo mpamvu ntabwo twakomeza kureberera, twanze amasezerano twari dufitanye arasubitswe, ibijyanye na development birahagaze, ibijyanye n'iterambere rindi rirahagaze, kubwo kuba muri kumva ko ntacyo M23 yakemura hariya, kandi bitewe n'uko u Rwanda rwanga abantu barwana cyangwa se abantu bagira uburenganzira bwabo. Niyo mpamvu rwihagazeho uyu munsi ruravuga ruti noneho rwose mutari bya bindi byanyu ngo insina ngufiya icibwaho urukoma n'ubonetse wese, ntabwo tukiri insina ngufiya. Uyu munsi twihagazeho muri ubu buryo, ibikorwa by'iterambere twari dufitanye bihagarare kuko twanze agasuzuguro. Bityo rero ubu tuvugana ni amasaha arenze atanaciyeho ibi ngibi bivuzwe cyangwa se byanditswe ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ku mbuga zitandukanye. Yego, ubwo rero urumva ko u Rwanda rwarebye kure ruravuga ruti aba bantu igihe baduhereye baza kutureberera ibibazo bituriho, none n'ubu ngubu baradushotoye, bari kuvuga yuko bitari bikwiye kubaho kandi badushyira mu bintu wenda twebwe tutarimwo. Bafashe umwanzuro baravuga bati rwose ibijyanye ibijyanye n'uko mwari guteza imbere mu Rwanda, muri mu gihugu cy'u Rwanda, cyangwa se amasezerano twari dufitanye nahagarare, naho kugira ngo muduhe ibyanyu mubiduciraho ntabireka. Muri make niko buriya bashatse kuvuga. Ubwo rero dukomeze kuri uyu mugore Gatoni yifashe akandika ibintu bitajyanye, ibintu bidahwitse, ngo akorera mu biro bikuru by'ubutegetsi bw'u Burundi. Yaranditse ngo abanyarwanda ngo ni imyorogoto. Rwose abanyarwanda bamwe barababaye, usibye n'abanyarwanda n'abarundi barababaye, birababaza. Baravuga batese uyu muntu koko yita abandi imyorogoto, iyaba yarigize yumva igise ukuntu kijyana, byibura yumve ukuntu umuntu abyara umunyorogoto. Mbese ababyeyi bakomeje kurira, usibye n'abanyarwanda n'abarundi bamwibajijeho, baravuga bati rwose usibye ko uyu mugore ashize isoni, ariko ntabwo byaba bikwiriye kuba ari we mujyanama wa Ndayishimiye yarangiza akaza atukana gutyo. Abarundi bamwe rero bakomeje kuvuga ko u Rwanda ruzi ubwenge, bitewe n'uko ingabo z'u Rwanda zicecekeye, nta kintu ziri kuvuga, ngo ziri kujya kuri Twitter ngo zitukane wapi, cyangwa se ngo zivuge ibindi bintu byahembera amacakubiri. U Rwanda rwafashe umwanzuro yuko aho rukwiye kubona abarundi rwose rubavugisha neza. Ngira ngo mwabibone kuri urwa Gasabo, Sikovia ari kuganira n'abarundi, ntari kubabwira nabi, kandi wabonye ko muri imbere ni abarundi. Ariko biratangaje kuba Uburundi ngo ejo bundi hashize rwafashe umwanzuro wo gufata abanyarwanda bariyo neza, bamwe bajya kubafunga, ndetse n'abanyamurenge barabajyana bajya kubafunga ahantu hatazwi, ndetse babanje no kwandikira ishami ya UN umwavoka ushinzwe kurenganura abanyamurenge, agenda avuga amazina yabo, agenda avuga abaribo bose bajyanye, bavuga ati abo bantu nimubarekure, ntaho bahurira n'imirwano cyangwa se n'intambara iri kuba muri Kongo. Bavandimwe rero, urumva ko ibintu biba bigoye kandi biba bikomeye. Ariko ubu tuvugana rero, ubu ngubu muri Kongo impunzi zimwe z'abarundi zatangiye gutaha, ndetse n'izindi zatangiye gutaha zivuga ati ubwo tugize Imana tukabona M23 izunguye aha hantu cyangwa se ihafashe, mureke dutahe
bamwe batangiye no kwishima. Ubu tuvugana M23 imaze gufata aho bita Kamanyora. Aho Kamanyora hafite amateka akomeye cyane. Mu gihe cya Mobutu ngo habaye indwano iteye ubwoba, sinari ariko ngo habaye indwano, ngo niho barwaniye cyane barwana n'indi mitwe yari iri kurwana nabo, bahita bashyira ikimenyetso cyaho ngaho nyine bahita Kamanyora. N'uwundi mujyi ubwo bafashe. Bavandimwe rero, uyu mugore rwose bantu bamwibajijeho bamuvugaho byinshi, baravuga ati ntiyarakwiriye. Ubwo rero tukiri ku bijyanye n'u Burundi, bwo butangiye kugira ubwoba, buri kuvuga buti ese koko niba u Rwanda n'u Burundi byari bimwe, bakavuga ngo u Rwanda Burundi hakazamo ngo Urundi, ni ukuvuga ngo twese twari bamwe. Bafite ubwoba bw'uko byanga byakunda bashobora kuba bamara gufata Kongo M23, noneho abariyo bandi cyangwa se ikindi gice gihari kindi kirimo abanyarwanda, noneho bakaza bavuga ati uru ni Rwanda Urundi, namwe nimuve mugende kuko uru ni urundi Rwanda rwacu. Ubwo rero bahiye ubwoba, uri perezida yahiye ubwoba, uri abayobozi bafatanyije n'abajenerali baho bahiye ubwoba, ndetse n'abasirikare akarasisi ntabwo bari kugakora neza. Ngira ngo muri kubibona ahangaha rwose ku iyi thumbnail nashyizeho, biteye ubwoba, ndetse nabo ubwabo nta kintu bari kwiyumvisha. Ndayishimiye mu cyumweru gishize yaravuze ati mwese muhaguruke tuzarwanire rimwe, ntaho dushaka gupfa nk'uko abanyekongo bapfuye n'abakongomani, ahubwo tuzabibutsa ngo ibijyanye ngo n'intara ya Kirundo rero biravugwa ko hahoze ari mu Rwanda, ariko bitewe n'uko mu gihe cyashize hambere bigize kuharwanira, ubwo nyine bahuzuzanga imirambo y'abanyarwanda, bavuga bati ubwo ngubwo mu kwibutsa ko ari Kirundo ngo niho barundaga imirambo y'abanyarwanda. Bakaba bafite ubwoba ko ibyo byose bashobora kubiryozwa ku bw'ayo mateka yabayeho. Ariko mu Barundi shima, ndashimira Abarundi bavuze bati mwabantu mwe ko abanyarwanda ntacyo badutwaye, turiyo nta kibazo. Kandi koko abantu bari mu Rwanda b'Abarundi nta kibazo bafite, baraza mu isoko bagahaha nta ribi rwose. Ariko kuki muri gushaka gukurura amakimbirane? Bityo rero ubu ngubu hari indi mitwe yabonetse iri kurwanya u Burundi ndetse na FARDC, bavuga bati mwikomeza kwitwara ku Rwanda nabi, nta kintu rwabagize. M23 ahubwo nikomeze ishyiremo agatege, kuko ibintu murimo ntago namwe mubizi. Bityo rero Abarundi bamwe bari kubwira Ndayishimiye Ndayizeye ati ibintu urimo wa mugabo we ntago ari byo, have sigaho, wikomeza guheza abantu mu rungabangabo, ufata ikosa ryawe urishyira ku banyarwanda. Wanze kujya mu nama yabereye aho yagomba kubera ngo ibibazo bikemuke, wanga kujyayo kugira ngo bitungane rwose. Ufata umwanya wo kujya gusenga, urongera ufata undi wo kujya gusenga. Sinzi niba yarasengaho ko Imana ikamwumva, ati ubwo iyo uba waragiye kumva icyo bakubwira bigakemuka, ubu biba ari amahoro. Bityo rero wikomeza kwishyiraho umwikomo, wifata ngo u Rwanda. Ubwo bishatse kuvuga ngo ni kwa kundi ngo umwana murezi atakizwa urutozi. Bityo rero bavandimwe, aya makuru yacu naho ngaho yaragarukiye, gusa kwagira tubabwire ikigezweho uyu munota. Turakomeza tubabwira amakuru yacu update kuri update. Kwa subscribe, share na comment maze dukomeze tujyane.